Welcome on Shine Fabo official YouTube channel. Yes, nkuko muri kubyumva neza muri kumwe nanjye registered midwife Fabrice Radukunda, the god of women, save Madam Chat, led you serve neonatal maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-counselor counselor. Together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Yes, nkuko mubibona rero kano kanya dufite umutumirwa wacu turi kumwe muri kumubona neza imbere ya kamera zanyu. Tudatinze wabanza ukibwira abadukurikiye kugira ngo noneho tuganire bazi umuntu turi kumwe ari we. Yeah, Luis and peace. My name is Shimmy Krema, aka TOG. Yeah, ndakunda cyane. Yes. Unity. Amwita Fabrice. Yes. YouTube channel. Shine Fabo. The Fabo OG. Yes. Yeah. Ubwiye abantu ngo witwa ngo T what? TOG. TOG. Wallahi. Amazina aragwira. Urumva iryo zina TOG ubundi bisobanura iki? TOG, original gangster. Original gangster. None irati none yo iba ihagarariye iki? Iri ati ubundi T. Yes. GTG. T. Toronto. OG. Original gangster. Kuteye ubwoba. Bikomeye cyane. Kutagiye kunenga tutaraganira bro. Ahubwo se twaganira ko ngomba kugutwika paka. Sibyo se. Bikomeye cyane. Abantu badukurikiye rero kano kanya batangire baduhereza udutima twinshi cyane bereka urukundo TOG. No, ana batabaka. Yes, go ni Toronto. Toronto. Kabanze n'abatemu. Banze batemwe. Banze bibwire wundi. Wowe injiramo neza kugira ngo banze bamenye umuntu turi kuganira bari. Icara mwanibaza muri yisuko turiho hina n'umusa muwundisha niyo musakamere nizisa umwana yangu umubyeyi we mu byukuri bawujira sose no urwangano no nibikwiye bikwiye njyana icara nicaye nkanibaza nibaza muri gisuko turiho hina n'umusi muwundisha niyo musakamere nizisa ngira gutyo nicaye nkibaza ugasanga umuntu yanga undi kandi ataramuremye akagenda muvugaji amuharabika ibi bidakwiye kandi atamutunze tuvuka n'ukuri nta n'icyaha dufite ugasanga umuntu GTG. Yeah. TOG GTG. Yes. Nuko bibona umuntu afite kumafite imana idasanzwe cyane. Bamwita TOG. Ubundi iyo mana ikoreye. Cya imana niyo nakuranye. Ni imana nakuranye cyane kuva mvuka. 2010 nkora umuziki mukunda n'aya masaha. Yes. Imana yanje muraye ndabikunda cyane. Urabikunda uranabikora. Ni rap, afrobeat, hip hop. Mfite nyinshi cyane. Rap, afrobeat, R&B cyane. Kwere. Noneho kano kanya abantu bagukurikiye gira ikintu ubabwira ahantu kuri impano sibyo ubabwire ngo impano ubundi bimeze gute wowe ubwawe umuntu wumva wenda w'urubyiruko uri kureba kano kanya ino video umubwira ati wenda ibi bintu ngiye nkora hari ahantu byamvanye no byangejeje hari naho nteganya kuzagera wenda n'urugero gira ikintu ubwira abantu badukurikiye. Yes, ibi bintu ni ibintu byiza kano kanya right now. Yes, ikintu ngomba kubabwira ko like kujya kuri YouTube channel The Fab. Yes, Shine Fab. The Shine Fab. Yes, ahantu byanguye ndabikoze mbikunze kuva ndi umwana n'aya masaha niyo najya mu yindi mirimo ariko umuziki sinawutandukira ntabwo nawutakaza habe na gato. Music is my life. Yes, nikunda kubi umuziki ubona watunga umuntu
cyane ukaba wamubeshaho mu buzima bwe bwa buri munsi. barabibona umuziki cyane wagutunga ukakubeshaho Yes. iyo byitayeho ukabijyamo neza ukabikora ubikunze every time every day umuziki uragutunga. Nta kantu gatoya ufite se washyiraho abakunzi badukurikiye kandi abakunzi karahari ni byinshi ntabwo twabimara, ni byinshi cyane ntabwo twabimara. noneho niba gari gato se bakabakubitaho nk'amasegonda 20 ntacyo bitwaye ndakabaha kubera ko ndabifite music ndabifite nyinshi cyane nyinshi twagiye. Yes. ngo singiza ama beach business ni Dubai, indwara z'ubwoko n'agahinda mu mutima, halo huri mu rugo nze nguhe ku cyacu midem utazi gufata umwanzuro, hagara amaryoherwa selection nyinshi z'amaniga utagataga bakubonye bibaze ababyeyi bakumediteye mbega iryo tugwishishe dufata iryo buryo dusenga zahinga gatatu buntu za rari bya putabara swingiza ama beach nuko gram uryoherwa n'uburare n'uburi icyo ushyira mu gifu urye uryoherwe ni wowe uzi byawe nibishira ari kuri se byambise ubize mu buto itoto atembaga ryibuke ryibazeho ubu wacu piye ushaka byinshi ushaka stike ushaka icupa ushaka puperi baguhede muteye gutyo ni uzi byawe ngo bici gikingo no kuryama ngo ugaramye ngibiki singiza ama beach business ni Dubai, ngirwara z'ubwoko n'agahinda mu mutima hano wallahi cyako dore ko noneho bigenje noneho urabankomeye. Happy day it's a happy day, it's a happy day Well, show me how you dance. I wanna dance like a crazy, yeah. Hey, yeah. I wanna dance tonight. You're back in the club. It's a happy day. It's a happy day. It's a happy day. Yeah. It's a happy day. It's a happy day. Yeah. It's a happy day. It's a happy day. Yeah. Yes. Put it up, man. Happy day. Oh, happy day. Nyamuneka DJ ongera volume twibyinire kuko urugendo mfite muri muzika ni rurerure. It's a happy day. It's what? It's a happy day. Yeah. It's a happy day. Purik. Twika fotra TOG. Niwe mugikomeza kureba imbere ya kamera zanyu kuri screen zanyu, waba ufite telefone waba uri kuri machine cyangwa se uri kuri tablet. Ubu kano kanya turi kuvugana uri kureba umuntu yitwa TOG. Mwamwumvishe no musore muto cyane ufite impano, muramubona rwose kandi aranabizi. Niba atanabizi ugiye ahanga hari like ukore dislike. Ukareba hasi uvuga ati umuhungu none nabazaniye ntaga bishoboye, sibyo? Niba mukunze kora like nurangiza ushyira agatima k'umutuku konyine niko nshaka tumwereke urukundo mu wacu. Yes, dukomeza kuganira urugendo rw'umuziki rwawe rwatangiye ryari cyangwa se impano wayikuye? Rw'umuziki natangiye 2010 nangira kumva ko nakandika indirimbo yanjye mu gihe ubwanjye 2010 kugeza na 2025. Yes, nagiye nkora indirimbo nkandika nkavuga ati ngibi ni ibintu byiza nkabikunda. Yes, right now ngiye gukomeza umuziki ndabatamo bikomeye cyane. Yes, TOG on your screen niwe uri kureba. TOG ni impano nakubaje, impano ufite uyikura he, uyikura kuki? Hari ababyeyi hari abavandimwe bagiye banyereka ngo bimeze gutya, nanjye ubwanjye noneho babinyereka mbyiyumva ngo mbifite. Yamana indimo, yamana yari indimo, nakanya ni yamana indimo. Umuryango w'iwanyu hari umuntu wigeze ubaho umuhanzi se? Barahari n'abakera bakora yakoze yakera ubu rap, Kenya trap, Afrobeat, pop R&B, barabakera ariko ngiye naje nyine ari hip hop old school.
peace up wewe mugurikire wallahi ranatiwe jurangomye no munsi oji niko nimbwira ngo oji ndeti none hari indirimbo rimwe rero washyira hanze zirahari komenda ufite nka zingahe ni benshi ariko ntabwo abanyarwanda batangira kuzumva neza urwo ndi kubyiyumvamo agiye kubikurikirana nzazibatamo uzazibatamo waduhaye kamwe mu kandi wanditse katari utwo ngutwo mu buzima kwisi ni urugendo uyu munsi urababara ejo bigashira mfite byinshi mbitse mu mutwe imbere cyane niho ndi mu bikorwa nimwo ndi ngiye isi mfugusa ahubwo ngore cyane njye mu mishinga TOG mu buzima ngenda muramona byinshi muramona byinshi mwamwumvisha mwita TOG ese umuntu utaraduha like kwere ku mpano nk'ingiyi sibyo ubwo ngubwo ategereje iki kano kanya ndabakeneye ngo mutange like mume subscribe kuri YouTube channel nibyo nababwira ngo mukore subscribe sibyo niba utarakora subscribe ucitswe n'ibintu byinshi amakuru menshi atandukanye impano nk'izi ngizi murimo kubona z'abana bakiri batoya bazamuka sibyo impano zirengagijwe kuri ino sibyo nicyo kintu ubundi cya mbere duharanira kugira ngo umuziki w'u Rwanda uzatere imbere TOG twaba tukirimo kuganira noneho tera story ubwire abantu badukurikiye kano kanya urugendo rwawe rw'umuziki kugeza kano kanya abantu bamurikiye ikintu nababwira urugendo rwanjye rw'umuziki narutangiye 2010 ya segonderi muri Ruhango umunyeshuri tugakora music ariko bigoranye hari n'igihe bigeze no kugeraho twakundi ujya mu kindi kigo wataha bakadufata dufite udusede mu mufuka bakagufunga ngo twagiye kuririmbira ahandi badutumiye ariko music tuyigumaho kano kanya rero music turayikunda ntabwo twayitatira paka dushaje cyangwa tuvuye muri ubu buzima umuziki twarawukunze turawukora hari n'abantu twageze ugasanga hari abantu ugiye kuri stage bakuvugirije abandi bakubwira ati aho komerezaho baguca intege ariko turakomeza ibyo bavuga ngo ntawukundwa na bose n'akanya rero umuziki ntabwo twawutatira kandi ntabwo twawureka ese ubona umuziki umuntu yawukora akawufatanya n'akandi kazi bigakunda byakunda bishyizemo waduha urugero wenda bw'abantu wenda mu Rwanda bakoze umuziki bikabahira kandi bafite n'izindi nshingano bitaho mu gihugu cyane barahari benshi urugero yaba Prisma afite umuryango afite abana kera ukora wenda nimba akandi kazi nazi yakora ariko arabikora ari ba The Ben aba Pifra aba Green P ba Tom Cruise ni umudokiteri arakora ariko nyuma yaho agakora ya music nubwo atayijyamo cyane ariko yabikora kandi yabikoze igihe kinini nicyo gihe ari kwiga afite n'inshingano nini ese wowe kubwawe ubona umuziki usaba amafaranga usaba impano usaba inshuti usaba abantu usaba iki umuziki mbere na mbere wowe ubwawe kubukunda no kwishyiramo nicyo cya mbere impano niyo ya mbere n'abantu kubera ko udafite abantu nta kintu bageraho ahubwo ufite abantu byose birashoboka wawe wagira ya mpano bigaturika kaba ari umuzungu ahubwo bikomeye cyane sibyo none ize ndyanga bamwita TOG noneho ni irihe banga cyangwa n'izihe nama wabwira urubyiruko cyane cyane abantu bakiri batoya bashaka kwinjira mu mwuga w'ubuhanzi abantu bagomba kwinjira wenda urubyiruko ikintu babwira mbere na mbere ni ukubikunda nyuma yo kubikunda ukabiharanira kubera ko twagiye tubikora twebwe tubikunze hakazamo izindi mbogamizi z'uko twajyanaga CD icyo gihe ngenda byibuka twajyanaga CD kuri radiyo twakoze indirimbo ako kanya niba yikina cyangwa bakayikina ugihari nyuma yaho
tukarajyanye ku ruhande ugafata agatelefone ukavuga ati mwama iyi ndirimbo turi kwisabira iyanjye ari njye wayinayikoze nkabongera nganisabira ukanisabira ariko ako kanya nimba barahitaga bazivuna nimba barahitaga bazishugunya uti bahitaga bazivuna cyangwa bakazijugunya ariko kano kanya urubyiruko n'iruzungu ubona umuziki wo hambere washize n'uw'aka kanya sibyo ngaho bingeranyirize unabintandukanyirize umuziki w'aka kanya uraryoshye uwa mbere wo byari bigoranye ko nta abantu bari bafite interineti ngo babasha kubona ariko kano kanya ushobora gukora akantu gato undi akakabona buri kimwe bitandukanye n'ibihe bya kera ibihe bya kera byari bigoranye n'umuntu wakoze umuziki wa kiriya gihe nta kanya akabawukora ni respect kurushaho kuko njyewe nkubaza akabazo k'amatsiko noneho sibyo umuziki twumva yuko kano kanya wenda biroroshye kuba wakamamaza ibikorwa byawe mu muziki kuko hari social media nyinshi zaje mbere ntabwo zabagaho murabizi byagusabaga kujyana indirimbo yawe kuri radio rimwe na rimwe kuko babivuze ntibayicurange wa mugani CD yawe wamara gusohoka bakaba barayiciye cyangwa se bayitaye muri pubere ariko ubu kano kanya ufite ubushobozi bwo kuba wafata indirimbo yawe ukayishyira kuri social media isi yose ikaba yayibona mu buryo bworoshye so rero ndagira nkubaza akantu gatoya ubona ibyiza bya mbere byo kuba harabagaho uburyo bwo kwamamaza ibikorwa byanyu cyangwa se by'abandi bahanzi kuri radio cyangwa kuri televiziyo gusa kandi ukanya hakaba n'ama social media ubona itandukaniro rihari ari irihe nize nyungu kano kanya zihari ku muntu wese uri gukora umuziki cyangwa wifuza kuzawukora inyungu zirahari kubera ko niba ufite channel yawe ufite abantu bakurikira mbere ntabwo byabagaho ntabwo byari bihari ngo ubone runaka afite telefone smartphone agiye kureba umuziki wawe agiye kureba iki ariko kano kanya itandukanyirizo rihari ni iri ngiri aka kanya ndafite telefone nkareba nkamenya ngo runaka yasohoye indirimbo runaka yakoze utuntu kera ntabwo byabagaho aka kanya views zikaza ugakreya channel n'ibiki amafaranga akaza kera ntabwo ibyo ngibyo byabaho none abanyarwanda uko bagiye bakura bamenye icyo bita showbiz na business iri kwiyongera hari mu muziki n'ibikoresho byariyongereye kubera ko hagiye twakoraga ugasanga uri kurekodinga nka gutya uko kantu kari aho ngaho ubu hari sound proof zihari imbere wasanga na sound proof ari ahantu mu rusaku nandi mukayumva urusaku ukayikora nka gutya ari urusaku ariko kano kanya hari sound proof sound card zirahari umuziki ukaza uryoshye umeze neza bitandukanye n'ibya kera ibya kera byo byari kuvuga ngo wenda nicyo cyari icyo gihe ariko kano kanya umwana araza afite gitari akakuririmbira impano kwiga no akagenda yigana n'abandi akabigiraho nawa muziki ukaryoha bamwita TOG original TOG mu Rwanda nuhe muhanzi ufana mu Rwanda se kuba ndabafana bose ariko cyane wanze kwiteranya nkunda rap cyane nkunda hip hop niwe muhanzi ubona nyine ubikora muri rap ko babikoze kano kanya ufata na kano kanya kariho ari mu kazi kabaze uri mu kazi we si ukuvuga ngo kano kanya ubu kubera ko umwe arabikora n'undi akabikora gusa tutavuga ngo urabona tutavuga ngo yakoze umuziki mwiza kera tunayifana right now ariko kano kanya haza bitre haza bushari urumva nabo barangoma haza ish Kevin akora rap iryoshye muri R&B nabo arabikora umuziki njye nkunda umuziki bitewe nuko wamomye ariko music iri gutera imbere ni nziza abanyarwanda muri Afrika no muhanzi ukunda muri Afrika cyangwa ku isi hose muri rusange ku isi hose se hari undi urenze ni Tupac nyuma ya Tupac original Pop Marire nyuma ya Tupac ni Marire the Bob cyane for the last the first last for life do bereke
nyuma yaho mani Bob sibyo Tupac nyuma yaho cyane OG yes TOG gira ikintu usaba abafana bawe muri kano kanya mbere yuko dusoza abafana ikintu twabasaba ni kudushyigikira akanda like ndetse twababwira kuri channel yacu Fab yes Shani Fab the Shani Fab yes mujyeho mukore link mukore like ibindi natwe tuzabatamo kandi mudukunde natwe turabakunda tuzayibaha nitumara kuyibaha muzatubwira ati ni wane yes bamwita TOG original yes niwe twaganiraga muri kano kanya mwamwumvishe ikibazo wagira wacyandika muri comment unamukeneye nabwo wakandika muri comment hanyuma tukabahuza hanyuma mukagira ibyo muganira yes mwa muri kumwe nanjye registered midwife Fabrice Radukunda, the god of women, save mother and child, ladies of no not and my death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. OG.